dusobanura ibyerekeranye n'urushako. Paulo rwose yakubitanye n'ibibazo byinshi. Icya kabiri bamubajije ngo babanzaga kugenda iyo babagaga nk'itungo, iyo amatungo cyangwa wenda inyama, ngo babanzaga kuzimurikira ibigirwamana, icyo kigirwamana nyine. Baramubaza bati none se izi nyama zizaribwe cyangwa zizarorere se tugire duti, tuzazirye cyangwa tuzazihorere? Ikibazo cya gatatu cyari cyerekeye abagore b'i Korinto ku byerekeye ibitambaro, nabyo kiba ikibazo rero. Abagore bamwe i Korinto ubundi mu muco wabo ngo iyo umuntu yabaga ari umukobwa ntago yategaga ibitambaro, yaba ari umugore agatega igitambaro. Bati none se tugire dute, ubwo tujye tubitega cyangwa tubyihorere? Ibyo nabyo byari ibibazo. Paulo ati muri Yesu nta mugore nta n'umugabo, arababwira ati muri Yesu uwizera wese aba ari umugabo wo guhamya Kristo. Noneho rero bakabaga ati none se abagore tubireke, tubyambare, tubikuremo? Mbese zari impaka. Ikibazo cya kane cyari cyo gusangira ibyo kurya ngo by'urukundo. Ibyo iyo bajyaga ngo kwigaburo ryera ngo barabanzaga bagasangira ibyo kurya by'urukundo, ubundi bakabona kurya igaburo ryera. Ubwo rero ibyo biryo byo kurya by'urukundo ngo bazanaga ibyabo bagasangira. Haza kuvukamo ikibazo rero, bamwe bari abakene bakabibura, abandi bakabibona. Bati none ubwo bizagenda biti? Bamwe bakahuriza hamwe, abandi nyine ntibikunde. Bati none icyo kibazo nacyo tubigire dute? Ibyo kurya by'urukundo tuzajya dukora igaburo gute? Tuzabanza turya ibyo kurya by'urukundo cyangwa tubireke? Paulo rero arabasubiza, yaje kubasubiza ibi bibazo. Aranababwira ati rero iki kibazo cyo yarabashubije, arababwira ati ibyo byo kurya by'urukundo buri wese azajye genda abanza aririwe, hanyuma ku igaburo ryera muze musangire, murindirane. Igaburo ryera ryo mugomba kurisangira, ariko ibyo byo kurya bindi by'urukundo buri wese ajye aririwe, muze mwabirangije. Hanyuma ikibazo cya gatanu ngo bamubwiye cyari icy'impano z'umwuka zitera akajagari, zose zari zihari. Mu by'ukuri Abakorinto barakijijwe, buzura umwuka wera, bagira ububyutse, bakorera Imana. Ariko haza kuzamo ikindi kibazo cy'impano z'umwuka ngo biteza akavuyo. Hanyuma umwe ati genda umuhanuzi, ndahanura, nkavuga indimi, nkihereje uyu munsi nereka ibyabaye n'ibizaba ejo n'ibizaba n'ibizakomeza kuba. Ati rero ubwo ni njye ukomeye mu mpintebe hariya hafi, kuko genda umuhanuzi impanura ibyenda kubaho. Hakaba haje uvuga indimi zitamenyekana. Ati none se iyanjye yo iroroshye? Ati mwebwe mwarize ariko ntimushobora kuvuga izi ndimi. Ati ubwo rero nanjye nijye ukwiriye kwicara imbere. Undi nawe akaza ati none rero wowe uvuga indimi, none se ko jyewe nzisobanura? Mwarize ariko ntimushobora gusobanura izo ndimi z'umwuka. Ati ubwo urumva ari jye woroshye se? Mbese impano nazo ziteza ikibazo. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Shuti bakunzi barabohora TV, ndabaramukije aho muri hose, mugira amahoro. Ndabashimiye mwebwe mukomeje kutugaragariza ko turi kumwe, mwebwe mukunda ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Umwami Yesu, turagushimiye kuko ugiye kubana natwe muri iri jambo, n'abaryumva ubashyigikire mu izina rya Yesu, amen. Nitwa Beti Nyiramukiza, ndi umukristo w'i Remera, ndi mwarimu muri iyo paruwase ku mudugudu w'Icyongereza. Dufite amashimwe menshi y'ukuntu Imana yagiye idushyigikira kandi ikagenda ifasha abakozi bayo bashobojwe kubaka urusengero. Imana ibaha umugisha mwese. Ni ukuri ni umugisha ukomeye gukorera Imana, ni umugisha ukomeye kumenya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana
riri mu Bakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 58. Haranditse ngo bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora umurimo w'umwami, kuko muzi yuko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami. 51. Dore ngo dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Urupfu rumizwe no kunesha. Amen. Ndumva aya magambo ariyo tugiye kuganira, ariko turaganira intego ivuga ngo kugaruka kwa Yesu. Kugaruka kwa Yesu, cyangwa se turaganira ku bintu 9 byanyeganyeje itorero ry'Ikorinto. Mu rugendo rwa kabiri Paulo yagize rw'ivugabutumwa, niho yageze i Korinto. Uru rugendo Paulo yakoze, ngo yageze i Korinto ari kumwe na Silasi, ari kumwe na Luka, ndetse ari kumwe na Timoteyo. Muri uru rugendo rero Paulo yaruhuriyemo na byinshi. Dusomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 18 umurongo waho wa mbere ugakomeza. Muri uru rugendo rero ngo bahamaze amezi 18. Basanze Korinto wari umujyi munini utuwemo n'abantu benshi. Uru rugendo rwa kabiri rwa Paulo, ngo Paulo yarugezemo ahamara amezi 18, kandi ngo asanga ahangaha i Korinto ari umujyi munini, ndetse uyu mujyi ngo wari urimo ibigirwamana byinshi. Hanyuma rero Paulo uyu mujyi awuvugamo ubutumwa, ndetse ngo yahasanze abakristo bari benshi ku buryo ngo barengaga abaturage bari bahatuye ngo barengaga miliyoni. Kandi bimwe mu mirimo bakundaga gukora, ngo bari abantu b'abakozi cyane, bakunda gukora, bakunda kubaka, ngo ndetse bakubaka n'imihanda ndetse n'amazu. Abagiriki nabo bari bariho, bo bari abantu bakundaga kwiga amashuri y'ubwenge, bakiga amashuri menshi y'ubuhanga, ngo ariko kandi bagakunda no gusenga ibigirwamana kuruta abandi bantu b'icyo gihe baho ngaho. Paulo rero ngo ari muri uru rugendo rwa kabiri yahasanze abantu basenga ibigirwamana, ngo ndetse hari insengero 12 z'abantu basengaga ibigirwamana. Hanyuma ngo habagayo ikigirwamana gihagarariye ibindi cyitwaga Fredito. Fredito cyari ikigirwamana ngo gihagarariye ibindi, baracyubakiye inzu hejuru ku musozi, kubera ko aba bagiriki rero bakundaga gusenga ibi bigirwamana, ngo buri kintu cyose bakimurikiraga imana yabo. Iyi mana rero ngo yitwaga Fredito, kandi ngo iyi mana byasobanuraga ko ari imana itanga umugisha. Ni ukuvuga ngo abantu bose bajyaga gushaka iyi mana kugira ngo ibahe umugisha. Hanyuma rero ngo bagiraga abatambyi b'abagore muri uru rusengero ngo barenga 1000. Aba bagore rero ngo umuntu wese wazaga gushaka umugisha kuri iki kigirwamana cyangwa gusenga, ngo bagombaga kuryamana n'abo bagore. Hari ibintu byinshi cyane bibi. Aba batambyi b'abagore rero bagera ku 1000, uwazaga wese nyine gusenga iyo mana yakoranaga n'abibyaha. Ngo bari abantu bakora umwuga w'uburaya, wenda sinzi niba ariko twabyita, ariko bari indaya, kuko urumva abantu barenga 1000, abantu baje gusenga bagakorana n'abibyaha, nuko byari bimeze. Kuko rero kwitwa umukorinto ngo ntabwo bwari ubwoko, ahubwo kwari ukuvuga ngo nuwangiritse.
abakorinto cyangwa ngo nuwangiritse nicyo byavugaga, kuko abakorinto ntago bwari ubwoko. Abayuda nabo bari bahari bagasenga imana yabo ya Isirayeli, bari baravuye mu isinagogi kandi ngo baracuruzaga. Paulo rero ageze i Korinto, Imana iramusanga nijoro iramubwira ngo ntutinye, nubwo ugeze muri uyu mujyi urimo ibigirwamana byinshi, ariko wowe Paulo ntutinye, nzabana nawe, nzakugirira neza. Aramubwira ngo kandi abantu bo muri uyu mujyi bazakizwa bamenye Imana. Buriya kugendana n'Imana ni ibanga rihambaye. Hanyuma rero icyo Imana yavugaga, yashatse kumuhumuriza no kumumara ubwoba, inamubwira ko nubwo yavuga ukuri bamwe bazamugerageza, ariko ntawe uzamugirira nabi ngo amwice, kuko Imana yari yamubwiye ko izamushyigikira muri uru rugendo. Aba evangeliste rero twebwe icyo dushinzwe ni ukuvuga, hanyuma kumvisha abantu n'imbaraga z'Imana cyangwa kubemeza ibyaha. Ntabwo kubambwiriza ntabwo bivuga ngo nakubwira ngo ihane uhite wihana. Ikindeba ngiye gusa ni ukuvuga ubutumwa bwiza, hanyuma umurimo wa mwuka wera ni ukukwemeza icyaha, ni ukukwemeza ko yakuruhura. Hanyuma rero aza kuhava ajya muri Efeso, ni muri Aziya. Dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 19, yaje kuhava ajya muri Aziya mu rugendo rwa gatatu rwa Paulo. Ahagarutse mu ivugabutumwa, aho ni muri Efeso, niho yanditse uru rwandiko rwa Efeso, ni muri Aziya. Nyine wabisanga hano mu byakozwe n'intumwa ibice 19. Aho muri Efeso abakristo baza kuhamusura. No kuvuga ngo yamaze kuva i Korinto, ariko kuko hari itorero ryaravutse, abantu basenga, abantu benshi barihannye, bamwe barahindukiriye Imana, ndetse bagira n'impano z'umwuka wera. Baza rero kumusura aho yagiye muri Efeso. Hagati y'i Korinto na Efeso ngo hari hagabanijwe n'inyanja gusa. Bambuka iyo nyanja bamusanga muri Efeso. Bari bavuye ku mugabo witwa Kilope. Bahageze abaza amakuru y'itorero. Muri make baje kumusura. Paulo yari afite amatsiko yo kumenya uko itorero ry'i Korinto rimeze. Barambutse gusa inyanja, ngo bahageze arababaza ati se itorero rimeze rite? Ababwira amakuru, ariko ngo bamubwira amakuru ataranejeje Paulo. Urumva nk'umukozi w'Imana Paulo wari waravuze ubutumwa, abantu bakagira impano z'Imana, abantu bagakorera Imana, abantu bamwe bakareka ibigirwamana. Barambwira bati rega itorero ry'i Korinto ryacitsemo ibice. Ngo bibabaza Paulo cyane. Ngo arababwira ngo hajemo ibice byinshi, bamwe ngo bakavuga ngo ni aba Apolo, abandi bati ni aba Paulo, abandi bati ni aba Kefa. Mbese ibyo bice byose byari i Korinto. Icyakane ngo ikindi gice nabo bati abakristo, bamwe nyine bari aba Paulo, abandi ari aba Apolo, abandi ari aba Kefa ariwe Petero, abandi nabo bakavuga ngo bo ni abakristo. Hanyuma ikindi kibazo abakristo bagize, ngo imanza bararenganyana cyangwa bararengana. Ni ukuvuga ngo barimo babwira Paulo ibibazo biri Korinto, bati abakristo baho barashwanye, bamwe bararegana, ndetse ahubwo ngo baregana no muri leta. Mbese bamubwira bati koko birakwiriye ko abizera nabo bajya kuregana mu manza z'isi. Hanyuma rero barimo babinenga. Ikindi kibazo ngo bati ikindi kibazo hari umuntu waguye mu busambanyi. Ubwo barimo babimusobanurira nyine, bamwe ngo bakavuga ngo bamushyire ku ruhande cyangwa bamutenge, abandi bati ntitumutenge. Izo zose zari impaka zari i Korinto. Mu gihe akibyibazaho rero, yibaza iby'ayo makuru, yibaza ibyo bintu byabaye i Korinto, atekereza icyo yakora, ngo ahita abona urundi rwandiko. Abona bamwandikira urundi rwandiko bamuramutsa. Ugahita abona iyindi baruwa nyine bamuramutsa, ariko nanone nubwo bamuramutsaga bamubwiraga n'ibindi bibazo ngo byavutse bigera muri 6. Ikibazo cya mbere bamubwiye
ngo nibyerekeye gushaka no gushakwa. Baramubwira bati se none abantu tuzashaka gute? Si umugore niwe uzashaka, niwe uzabwira umukobwa, ese umuhungu niwe uzabwira umukobwa? Mbese ibibazo nyine barimo bamubaza bati dusobanurira ibyerekeranye n'urushako. Paulo rwose yakubitanye n'ibibazo byinshi. Icya kabiri bamubajije, baramubwiye bati iyo bajyaga guhaha cyangwa iyo bajyanaga itungo cyangwa inyama baguze, ngo babanzaga kugenda, iyo babagaga nk'itungo, iyo amatungo cyangwa wenda inyama, ngo babanzaga kuzimurikira ibigirwamana, icyo kigirwamana nyine. Baramubaza bati none se izi nyama zizaribwe cyangwa zizarorere se tugire duti? Tuzazirye cyangwa tuzazihorere? Ikibazo cya gatatu cyari cyerekeye abagore b'Ikorinto ku byerekeye ibitambaro, nabyo kiba ikibazo rero. Abagore bamwe Ikorinto ubundi mu muco wabo, ngo iyo umuntu yabaga ari umukobwa ntago yategaga ibitambaro, yaba ari umugore agatega igitambaro. Bati none se tugire dute? Ubwo tujye tubitega cyangwa tubyihorere? Ibyo nabyo byari ibibazo. Paulo ati muri Yesu nta mugore nta n'umugabo. Arababwira ati muri Yesu uwizera wese aba ari umugabo wo guhamya Kristo. Noneho rero bakabaga ati none se abagore tubireke, tubyambare, tubikuremo? Mbese zari impaka. Ikibazo cya kane cyari cyo gusangira ibyo kurya ngo by'urukundo. Ibyo iyo bajyaga ngo kwigaburo ryera, ngo barabanzaga bagasangira ibyo kurya by'urukundo, ubundi bakabona kurya igaburo ryera. Ubwo rero ibyo biryo byo kurya by'urukundo ngo bazanaga ibyabo bagasangira. Haza kuvukamo ikibazo rero, bamwe bari abakene bakabibura, abandi bakabibona. Bati none ubwo bizagenda biti? Bamwe bakahuriza hamwe, abandi nyine ntibikunde. Bati none icyo kibazo nacyo tubigire dute? Ibyo kurya by'urukundo tuzajya dukora igaburo gute? Tuzabanza turya ibyo kurya by'urukundo cyangwa tubireke? Paulo rero arabasubiza, yaje kubasubiza ibi bibazo. Aranababwira ati rero iki kibazo cyo yarabashubije, arababwira ati ibyo byo kurya by'urukundo buri wese azajye genda abanza aririwe, hanyuma ku igaburo ryera muze musangire, murindirane. Igaburo ryera ryo mugomba kurisangira, ariko ibyo byo kurya bindi by'urukundo buri wese ajye aririwe, muze mwabirangije. Hanyuma ikibazo cya gatanu ngo bamubwiye cyari icy'impano z'umwuka zitera akajagari zose zari zihari. Mu by'ukuri Abakorinto barakijijwe, buzura umwuka wera, bagira ububyutse, bakorera Imana. Ariko haza kuzamo ikindi kibazo cy'impano z'umwuka, ngo biteza akavuyo. Hanyuma umwe ati genda umuhanuzi, ndahanura, nkavuga indimi, nkiherejwe umunsi nereka ibyabaye n'ibizaba ejo n'ibizaba n'ibizakomeza kubati. Rero ubwo ni njye ukomeye mu mpintebe hariya hafi, kuko genda umuhanuzi impanura ibyenda kubaho. Hakaba haje uvuga indimi zitamenyekana. Ati none se iyanjye yo iroroshye? Ati mwebwe mwarize ariko ntimushobora kuvuga izi ndimi. Ati ubwo rero nanjye nijye ukwiriye kwicara imbere. Undi nawe akaza ati none rero wowe uvuga indimi, none se ko jyewe nzisobanura? Mwarize ariko ntimushobora gusobanura izo ndimi z'umwuka. Ati ubwo urumva ari jyewe woroshye se? Mbese impano nazo ziteza ikibazo. Hanyuma rero undi akavuga ati nanjye mfite impano yo gusengera abarwayi, nkirukana abadayimoni bagahunga, bakabwejagura bakagenda. Ati rero nijye ukomeye. Mu by'ukuri abavuga indimi zitamenyekana, ati yanjye ni nayo irakomeye, usobanura indimi. Byari ibintu byinshi byari Korinto. Babaza Paulo bati tubwire rero niyihe mpano iruta iyindi? Mu by'ukuri Paulo bamubajije ibibazo byinshi. Ikibazo cya gatandatu, batese ko watubwiye ngo abapfuye bazazuka, bazaba bafite uwuhe mubiri? Batese ubundi Yesu azagaruka? Ngibyo rero ibintu byanyeganyeje Ikorinto. Uwo ni umuyaga wabajemo, itorero riranyeganyega, itorero ry'Ikorinto rihura n'ibibazo. Igice cya 10 mugisomye ibyabaye ku Bisirayeli mu byigireho. Hari aho yavuze ati jyewe Paulo nari umuhinzi,
maze ngahinga, ariko hari n'abandi bazaga bakabagara. Muri make yari uwahinze, ari uwaje kubagara imbuto, ari n'uwaziteye, umukuru n'indi. Mu by'ukuri yarashatse nko kuvuga ati mwigire kuri Yesu, kuko Yesu niwe wari mukuru ariko yacaga bugufi, kandi buri wese agakoresha impano nk'uko Imana yayimuhaye. Agenda rero abasobanurira, ababwira muri Yohana ibice 13 umurongo wa mbere ukuntu Yesu yabogeje ibirenge akabahanagura ibishura bye. Yashatse kubabwira ati ushaka kuba mukuru mu bwami bw'Imana nabe mutoya kugira ngo agirwe mukuru mu bwami bw'Imana. Ashaka nko kuvuga ngo abantu bajye bicisha bugufi, bubahane mu mpano. Wahawe kuririmba ririmbe, wahawe guhanura hanure, kandi buri muntu wese kubw'icyubahiro ashyira imbere mugenzi we. Hanyuma rero hano Paulo arabasubiza ati mwakojeje isoni itorero, kuko mwebwe Bibiliya ivuga ko muzacira imanza ab'isi, none mwagiye kuburanira mu b'isi. Mwakojeje isoni Imana ndetse n'itorero. Ati se muri mwebwe habuze umuntu rwose wafasha bagenzi be gukemura izo manza? Koko habura umuntu mukuru muri mwebwe? Ibi ni ibibazo. Abasubiza ikindi cya kabiri ku byerekeranye n'ubusambanyi. Arababwira ati se ntimuzi uko Bibiliya ivuga ngo insengero zanyu ni n'imibiri yanyu ni insengero z'Imana? Ati ntimukwiye kubikoresha ibyo mushaka, ahubwo bikwiye kubikoresha iby'Imana ishaka. Ati ku byo gushaka no gushakwa, ibyiza ni ukudashaka. Atariko kubwo kwirinda gusambana buri wese azagire uwe mugore. Ati kandi ntimugatandukane. Aravuga ati nibinabaho buri muntu azabe wenyine ariko ntiyongere gushaka cyangwa gushakwa. Ati nibyo byiza. Ati kandi nimubona byanze mubaye mwenyine mukabona biranze, aho kugira ngo mujye mu byaha muzongere mwiyunge mu bane. Arababwira ati kubw'icyubahiro buri muntu wese akwiye kugira uwe mugore n'uwe mugabo. Aranababwira ati kandi ntabwo gutandukana byemewe. Imana ntiyemera divorce. Usomye muri Matayo ibice 19 arababwira ati gutandukana nibyemewe. Ati cyakora bishobora kwanga mukashwana mukagira gute. Ati niba koko ari cyo kibazo atari ingeso mbi zabura umwe muri mwebwe, ni umwe nagenda bukwe n'unda bukwe, ibyo ntacyo. Ariko ibyo kongera gushaka oya, cyangwa kujya mu busambanyi. Nguko uko Paulo yabasubije. Uzasoma muri Matayo ahangaha 19 kuko ibingibi muzabisoma mu bisange mu nyine yararimo ahugura ibyerekeye gushaka no gushakwa. Iby'inyama n'ibigirwamana. Arabasubiza ati ese ati ibyo ngibyo byo kuvuga ngo inyama bazimurikire ibigirwamana cyangwa amatungo ngo bakunde babone umugisha, bakunde bagurishe bikunde, ngo arabwira ati ibyo ntabwo ari byo. Ati kuko n'ubo bimurikira ibigirwamana barazimurika ariko zikirirwaho, byagera nimugoroba bakaba ari bo bazirya, ntabwo ari ibigirwamana bizirya. Ati inyama niba ari igisitaza ntukazirye. Niba mubona ari gisitaza batoya muri mwebwe mwitorero muzihorere, ariko niba nta gisitaza gihari muzirye. Yarashatse nko kubabwira ati ikibi ni ugushyira igisitaza imbere ya mwene. Niko yabasubije. Abasubiza ikindi kibazo arababwira nti nta kabuza Yesu nta kibuza ibyaha kuba, ariko wowe ntukabigiremo uruhare. Yarashatse nko kubabwira ati ibyaha byo bizaba, ariko wowe nubwo byaba uzatungurwe nabyo, ariko ntuza planinge gukora ibyaha, ntuzabigiremo uruhare. Hari ikintu gishobora kukugwirira ariko utagipanze mu by'ukuri. Yesu rero Paulo yababwiye ati ntimukagambirire gukora ibyaha. Ati by'ibitambaro arabwira ngo Kristo ni umutwe w'itorero, umugabo nawe akaba umutwe w'urugo rwe. Ati ni byiza abagore mugumane ibyo bitambaro kandi mwubahe abagabo banyu. Umugabo akunda umugore, umugore yubaha umugabo. Kandi arababwira ati ibyo ni mubikora muzaba amahoro, kuko nubundi nibyo bapfa, nibyo umugabo n'umugore bapfa, ni icyubahiro. Umugabo agashaka icyubahiro, umugore ntakimuhe. Aravuga ati rero nubundi Kristo ni umutwe w'itorero, n'umugabo nawe ni umutwe w'urugo rwe.
ati rero niba ari uko bimeze kuko mu muco wabo ariko wari umeze, aravuga ati abagore mujye mubyambara, abakobwa mubyihorere. Ariko uyu wari umuco w'Abakorinto. Mbonereho kubwira abadukurikiye, ntago mbabwiye ngo nimugende mwambara ibitambaro ngo nibyo bigaragaza ko mwubaha, mugira gute, mwubaha abagabo banyu. Oya, ibingibi Paulo yabibwiraga Abakorinto kuko byari byarateje ikibazo, kandi no mu itorero ryacu rya ADEPR biteza ikibazo, ariko ntago byagakwiriye guteza ikibazo kuko igitambaro ni igitambaro, ariko agakiza nako ni agakiza. Cyakoze nka kera aho babaga baravuze ati buri wese ni ukugitega, ubwo byari uko kubahana nabyo ngo biba byiza, ariko nta tegeko ahangaha nababwira rihari. Ibi byabwirwaga Abakorinto. Ku kibazo cy'igaburo ryera, atumwe ajya aririwe undi aririwe, atari ku igaburo ryera mujye murindirana mwegerane, upfuye kurirya aba yiciriyeho iteka. Wisuzume, nujya kurirya ubanze wisuzume kugira ngo uticiraho iteka. Yarashatse nko kubabwira ati iby'imibereho ya guhuriza hamwe mugasangira mbere yuko mwegera ameza, mujye mubanza muvi wanyu mwabikemuye mwariye, hanyuma muze mwegera ameza y'umwami muhuje, kandi mwisuzume mudapfa kurirya gusa. Impano z'umwuka zose zirangana. Abasubiza ikibazo cy'impano z'umwuka bamubaza bati ni iyihe mpano irutinda? Ababwira ati impano z'umwuka zose zirangana. Ati ni nk'umubiri w'umuntu ugira ingingo nyinshi, atariko buri rugingo rugira umumaro warwo. Ati amaso yagenewe kureba, amaguru yagenewe kugenda, amaboko yagenewe gukora, amatwi yagenewe kumva. Ati izo ngingo zose ziruzuzanya. Ashatse nko kubabwira ati ubu se udafite amaso waba wuzuye se? Kandi se udafite amaboko wakora gute? Ese kandi udafite amaguru wagenda gute? Yarashatse kubabwira ati mwuzuzanye. Rero ashaka nko kubwira ati iyo impano yose wahawe, warahawe kuririmba uririmbe, warahawe guhanura uhanure, warahawe kubwiriza ubwirize. Abakorinto ba mbere 13 haravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo ntacyo biba bimaze. Kuko hariho harabo Yesu azabwira ati mwahanuraga mu izina ryanjye, nibyo nabo banamubwira ati twarahanuraga, twararirimbaga, twagiraga gute. Ababwira ati nubwo ibyo byose mwabikoraga ntabwo nigeze kubamenya. Bishatse kuvuga ngo izo mpano zose niba muzifite ni muzirindishe ubuhamya bwiza, imbuto nziza. Imana ibaha umugisha. Buri wese azabazwa ibyo yahawe gukora, nta muntu uzabazwa ibyo atahawe. Nkanjye nzabazwa uko nabwirije, uko nari imeze mbwiriza. Nawe rero impano Imana yaguhaye niyo uzabazwa. Hanyuma niba uvutse udafite ingingo uba uri ikimuga. Ibyo byo birumvikana. Igihe umuntu atuzuye hari urugingo abura aba ari ikimuga. Rero icyo yarashatse kubabwira nanone nari nkibasobanurira, yabwiye ati niba uri amaso wowe jya ureba, niba uri amaboko kora, niba uri amaguru genda, niba uri amatwi umva. Muri make nicyo yarashatse kubabwira. Mu by'ukuri rero nababwiye yuko intego turimo turagana ku musozo no kugaruka kwa Yesu. Kugaruka kwa Yesu rero kuregereje. Witeguye ute kugaruka kwa Yesu? Urimo uritegura? Ese muzi ko Yesu azaza? Ese niba muzi ko azaza azasanga umeze ute? Niba uri mugenda urimo uragendana n'abandi, niba se uryamye uryamanye n'abandi, niba wicaye wicaranye n'abandi, niba uri muganira urimo uraganira gute n'abandi? Yesu azaza, nta kintu cyamubuza kuza. Uko waba umeze kose Yesu azaza. Mu by'ukuri iyo turi muri Noheli havuga kuvuka kwa Yesu, twagera muri Pasika tukibuka urupfu rwa Yesu no kuducungura, kandi Yesu yarapfuye ntabwo azongera gupfa. Twagera kuri Pentekote tukaba turi ku munsi wo kuzura umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo Yesu yaraje abana natwe, akorera muri twe, agendera muri twe mu mwubahe. Hanyuma rero umwuka wera yaje gutegurira Kristo. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Umwuka wera nta soni
ntabwo akoze isoni. Iyo umufite ntabwo akoze isoni. Umuntu ukorwa n'isoni ni umuntu ufite ibyaha. Umuririmbyi aravuga ngo jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Hanyuma rero abagira iki? Bagira ijambo bita rema. Mu by'ukuri ijambo bita rema ni ijambo rivuga ngo ni nk'umutima w'ubutumwa bwiza. Ubundi kugaruka kwa Yesu, mu by'ukuri umutima w'ubutumwa bwiza ni ukugaruka kwa Yesu. Nicyo cyigisho, niyo ntego. Ni urupfu rwa Yesu, ni ukugaruka kwe. Kuko umuntu agendeshwa nuko afite umutima. Iyo umutima wahagaze umuntu arapfa. Imodoka igendeshwa nuko ifite moteri. Iyo moteri yapfuye imodoka irapfa, ntabwo igenda. Hanyuma rero yashatse kuvuga yuko nyine ubutumwa bwiza, bivuga ko ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Yesu cyangwa gupfa kwa Yesu ni umutima w'ubutumwa bwiza. Hanyuma n'umuntu iyo umutima uhagaze usanga yapfuye. Impamvu tuza gusenga nuko Yesu azagaruka. Muriteguye? Ibimenyetso muri kubibona. Muri Matayo 24 havuga ibyo kugaruka kwa Yesu. Hari bavuga ngo hazabaho intambara n'inzangano, abantu ntibumvikane. Ibyo byose ni ibimenyetso. Ngo abagore bazangana n'abagabo babo, n'ababyeyi bangane n'abana. Ibyo ni ibimenyetso. Igihugu ngo gitera ikindi, byangane, ngo muzumva iby'impuha. Mbese bizaba ari ibintu byinshi. Muzubura amaso ngo murebe mu ijuru nimubona ibyo byose, kuko gutabarwa kwacu kuzaba kwegereje. Ugende witeguye, waba ugiye mu kazi kawe, waba ugiye muri kampani yawe, waba utwaye imodoka mu muhanda, waba wicaye muri ofisi, waba uri umuganga, waba uri umupasiteri, waba uri umushumba, waba uri umuhanuzi, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umusore cyangwa umukobwa cyangwa umugabo cyangwa umwana muto cyangwa umukecuru, ugende witeguye kugaruka kwa Yesu, kuko Yesu azagaruka byanze bikunze. Imana ibahe umugisha. Yesu yaravuze ngo bamwe bazaba baryamye, azagaruka bamwe baryamye, mu ruhande rumwe baryamye, kandi azishobora no kugaruka mu rundi ruhande nabo babyutse. Yesu yarazi geography y'isi, yarazi ko hari ibihugu bimwe baba baryamye, akamenya ko hari ahandi baba babyutse, akamenya ko amasaha asigana. Niyo mpamvu yavuze ati muhore mwiteguye. Hari igihe hazaza hari ku manywa, bamwe ari ku manywa, abandi ari nijoro, ariko aho uri hose itegure kuzasanganira umwami Yesu, kuko Yesu azagaruka. Abizeye bakiri mu mubiri bazahindurwa, abapfuye bizeye nibo bazabanza kuzuka. Tuzamara imyaka 3 n'igice dupimirwa imirimo twakoreye Kristo. Ngo hariho imirimo ya bamwe izashya. Hariho imirimo ya bamwe izashya kubera yuko batayikoranye urukundo. Umurimo wakoranye urukundo niwo uzahemberwa. Umurimo utakoranye urukundo ntabwo uzava mu muriro, uzapimwa ushye. Ushobora kubona ubugingo ariko nta mirimo ufite. Hanyuma hariho n'abandi mirimo izacishwa mu muriro ntishye iyo twakoranye urukundo. Korera Imana nta uguhata, kuko ibyo ukorera Imana nibyo uzagororerwa. Ni wowe wikorera, wikumva ko biremereye, wikumva ko bakurushya, ni wowe wikorera. Luka 10, Yesu yavuze uko ubwami bw'Imana bugereranywa ngo n'umuntu waguye mu gico cy'abambuzi. Ngo yaguye mu gico cy'abambuzi, ngo hanyuma ngo umutambyi amunyuraho arigendera. Uwo mutambyi amunyuraho arigendera, umurewi nawe amunyuraho arigendera. Ngo ariko umusamariya w'imbabazi ngo amunyuzeho aragenda aramufata, amusiga amavuta, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi. Hanyuma aho mu icumbi ry'abashyitsi ni mu rusengero, adusigira nyiricumbi. Ubwo nyiricumbi nuwo Yesu yaguhaye kukufasha muri iyi nzira ijya mu ijuru, ni pasiteri wawe se, n'ukuyobora muri makeya. Hanyuma aranamungwa muhani denari 2, aramubwira ati genda umufashe.
wirwariza, aramubwira ati bizarenga kuri iyo denariyo ebyiri uzabyishyurwa nyuma. Ni nk'uko Yesu yaduhaye umurimo akavuga ati nimugende mukore umurimo, mugende mubwirize, bwa butunzi bwawe ukoresha, za mbaraga zawe, bya bindi byose ubona byarenze bidahwanije n'agaciro k'imirimo ukora, aravuga ati Yesu naza azabibitura. Uwo muntu waguye mu gico cy'abambuzi rero ni twebwe abanyamahanga, kuko umuyuda kubwira abanyamahanga ubutumwa cyari kizira, ariko Kristo agereranywa n'umusamariya w'impuhwe atugirira imbabazi n'ubuntu yatugiriye. Idenariyo ebyiri ni isezerano rya kera n'irishya, nibyo pasiteri atwigisha, n'indi mirimo azakora ayobora itorero n'ibindi byinshi, kubaka insengero, kansoringi n'ibindi byinshi, n'ubutunzi bwe, ngo ibyo byose Yesu azabimugororera naza. Izo denariyo ebyiri rero bwari ubutumwa bwiza cyangwa n'ubutumwa bwiza uzabwirizwa cyangwa se azatubwiriza. Niyo mirimo yose mukorera Yesu, ni ya mirimo mujya mukora myiza. Nyuma y'imyaka 3 n'igice Yesu ngo azakenyera duhereze, atujyane mu kindi cyumba atubagire ibibyibushye. Ubwo urumva mu ijuru tuzarya, sinzi ibiryo tuzarya uko bizaba bimeze, ariko ngo azatubagira ibibyibushye. Hanyuma rero Bibiliya ikabivuga neza ngo iby'ijisho ritigeze ribona n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ngo ibyo ni by'Imana yasezeranije abayikunda. Ntago turabibona, n'ibyo byibushye ntiturabibona, ibyo biryo tuzarya ntiturabibona, izo vino z'umurera ntiturazibona, ibyo byose tuzabisanga mu ijuru. Imana izadufashe tuzajyeyo. Nyuma y'imyaka 7 rero tuzongera tugaruke mu isi, Yesu agarutse aje kwima ingoma y'imyaka 1000. Hanyuma rero tuzagarukana na Kristo. Yesu ashimwe cyane, ategeka isi imyaka 1000. Nyuma nibwo imperuka izahera kwize abantu bacirwa imanza. Ni muhumure, aya makuru arizewe, na makuru y'ijuru, na makuru Yesu yadusigiye, kandi ibingibi bizaba. Yesu yaravuze ngo nimushake ubwami bw'Imana bigishoboka kwabonwa, ni mumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ibyaha bye, nukiranirwa areke ibyo yibwira. Duhore twiteguye kugaruka kwa Yesu. Umuririmbyi yararirimbye ati genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa, ati genda umukristo mpora mbihamya naho igihugu cyose cyaseka. Hari naho yavuze ngo mbaze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngeze mu ijuru. Imana ibaho umugisha rero, mukomeze kwitegura, kuko umuntu yigeze kubaza ikibazo, arabaza ngo none se ngo ko wigisha kugaruka kwa Yesu, ngo nkaba numva mfite ubwoba, ngo kandi nari mfite ubukwe, ngo none ngo uyu mugore muzane cyangwa ubukwe mbuhagarike. Ndamubwira ati ubukwe ntabwo buzabuza Yesu kuza. Ubukwe ntibuzabuza Yesu kuza, yaza wabukoze. Nuba witeguye n'umugeni wawe buzazamurwa, nuba utiteguye umugeni azaba yiteguye yigendere, usigarana agatimba gusa, wowe usigara ureba utamenye uko byagenze. Cyangwa se umugeni nawe n'abatiteguye, umusore yigendere undi asigarana intebe. Ubwo rero nta kizabuza Yesu kuza. Hanyuma Bibiliya rero ikavuga iti nimube maso kandi mwitegure. Duhore twiteguye kugaruka kwa Yesu. Hanyuma rero Timoteyo ati mwifuze ko azagaruka, kuko Yesu azagaruka. Hanyuma icyo nababwira, ntabwo Yesu yareka kuza ngo nuko pasiteri amaze guhagarara imbere y'abageni agiye kubasezeranya. Azaza uhagaze imbere yabo ugiye kubasezeranya. Niba witeguye ubona ubugingo, niba utiteguye ucirweho iteka. Icyo nababwira, Yesu azaza abantu bari kugikwa bubaka, azaza abandi bari kwa muganga, azaza abandi bari mu mashuri biga, azaza abagore bagiye kubyara. Yewe Yesu azaza. Imana itugirire neza. Dusoreza ahangaha rero, muhore mwiteguye kandi amatabaza yanyu ahore yaka, kandi ibyo mukora byose mubikorane umwete. Mumenye ko Yesu nta kizamubuza kuza. Yesu yaza
ufite n'abashyitsi mu rugo, wenda umugore yagiye kubakira atari hafi aho, hanyuma rero ugenda uteka icyayi ugire ngo Yesu ntaraza, usanga icyo cyayi ntukinyweye kubera ko Yesu nyine azaba yagarutse. Impande zavuga rero byose birangire, azaza bacuruza, mbese buno buzima mubona abantu barimo Yesu yaza, nta cyamubuza. Ikimana idusaba ni uguhora twiteguye. Mwene data wumvise buno butumwa, umutima w'ubutumwa bwiza ni uko tuvuga ko Yesu yapfuye akazuka kandi azagaruka. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu, ugira neza ugacya bukira, izina ryawe niryubahwe. Fasha bene data bakurikiye iri jambo ry'Imana, ubaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.